Umuceri, ibigori ndetse n'ingano ni bimwe mu binyampeke byiganza mu mirire y'Abanyarwanda umunsi ku wundi. Nyamara ngo bikoreshwa nabi ugereranyije nuko byakabaye bigenda, nk'uko bisobanurwa na Kamanzi Private, inzobere mu mirire no kuboneza imirire. Tuvuze nko ku muceri, uva muri cya giti cy'umuceri, impeke zikavamo ariko zifite ikintu cy'igikote cy'igihu gikomeye kizengurutse umuceri, bakawushyira mu ruganda rukawutonora. Iyo ruwutonoye ruvanaho cya kintu cy'igihu gikomeye. Ubundi uwo muceri mu gutunganya ibyo kurya by'abantu bikwiriye kuribwa, uwo ni wo muceri ukwiriye kuribwa. Ibitandukanye n'ibinyamara, umuceri wiganje ku isoko nusa n'umweru, bisobanuye ko kagahu k'inyuma inganda ziba zagakuyeho. Ibi kandi binabaho ku bigori, aho kawunga ziganje ku masoko zikoze mu bigori biba byakuweho ako gahu k'inyuma, ndetse n'ifarini ikorwamo imigati iba yavuye mu ngano zakuweho ako gahu. Inzobere mu mirire Kamanzi Private akavuga ko ibi bifite ingaruka ku buzima. Ako kantu ni akantu k'agahu, ubundi kagira intugamubiri nyinshi, kagira ibyo bita fibers ni utugozigozi tuba mu byo kurya dutuma isukari iri mu byo kurya itihutira kujya mu mubiri, tukanafasha no mu igogora ry'ibyo kurya, tukanafasha no gutuma ibinyabuzima biba mu nda byo bita nomoflora bacteria zikura neza ku buryo umuntu adigera neza ibyo kurya bye, urwungano ngogozi rukora neza. Ni ukuvuga ngo ako kantu rero iyo ugakuyeho ibyo kurya biba bitakaje intungamubiri. Isukari irorohera guhita yinjira mu maraso, niyo mpamvu ubona abantu uyu munsi arwara diabete bativa ku muceri, kubera ko umuceri dufite w'umweru nta kagahu gatuma isukari iri mu muceri itihutira kujya mu maraso. Nubwo abantu bose bagirwa inama yo kurya ibinyampeke byuzuye cyangwa se whole grains, hari abagomba kubikora kuko batabikoze byabongerera ubukana bw'indwara baba bafite. Abo ni nk'abarwaye diabete, abafite ibibazo by'igogora, abafite umubyibuho ukabije, ndetse n'abandi bose bashaka kugabanya ingano y'isukari mu mubiri wabo. Kugeza ubu ibinyampeke byuzuye usanga bihenze ku masoko ugereranyije n'ibindi. Gusa inzobere mu mirire zivuga ko zatangiye gukora ubuvugizi mu nganda zitunganya ibyo binyampeke kugira ngo zijye zinakora ibinyampeke byuzuye. Imwe mu mpamvu ituma bidakorwa kugeza ubishingiye ku bucuruzi, kuko utwo duhu tw'inyuma bakuraho natwo badukoramo ibiryo by'amatungo bakabigurisha n'aborozi. Ibi bituma amatungo kugeza ubu ashobora kurya neza kurusha abantu. Inosa Habumugisha, Radio Salusi, i Kigali.